mwabagore mwe ugasanga urakubitwa amanywa n'ijoro kubera ubushinzi bwawe n'ubushizi bw'isoni. Umugabo wawe wigize imfizi y'akarere, abagore b'abandi warabayogoje, mwagiye muranga abana banyu bagiye mu mihanda barara mu biraro kandi muri aho nta kintu biba. Hello friends and family, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu mpande zose zigize isi. Niba urwaye, niba utamerewe neza, ihangane, ejo bizamera neza. Ntago bihora mu buzima, ntago bihora bimeze neza. Niba nawe kandi bimeze neza, wibuke gushimira Imana kuko buriya niyo itugenera kandi ikaduha ibyiza buri munsi. Mbahaye ikaze rero kuri Safi Jade TV. Niba uri mushyashya, wibuke ukore subscribe, ukore kuri comment, ukore kuri like, uduhe comment niba wabikunze, utubwire n'icyo twazakoraho ubutaha. Njyewe rero muri kumwe nitwa Sandrine iriho Rwibutso, ninjye tubana kuri kamera za Safi Jade buri munsi. Uyu munsi rero nk'uko mubimenyereye cyangwa se nk'uko mubizi, nifuje kubaha ikiganiro. Ubwashize twakoze kuri kote y'abagabo, ariko uyu munsi turi burebe ku ruhare rwacu twembi mu muryango turi babiri. Ubwo ngubwo uruhare mvuga ni hagati y'umudamu n'umupapa cyangwa se umugabo. Kameramani aranzengereje, sorry. Uruhare turi burebeho ni urwacu twembi nk'abagize umuryango. Nshaka ko turebera hamwe ingaruka mbi cyangwa se ingaruka mbi cyangwa inziza. Inziza ni ku babanye neza, ingaruka mbi ni kuri rwa rugo ruhoramo amakimbirane adashira, batumvikana, badashyira hamwe, intonganya, harimo bwa businzi, harimo kwa gucana inyuma, harimo za ntambara zo mu cyumba n'ibiki byose. Murakoze rero. Nk'uko mubizi cyangwa se bamwe ndabizi ko hari na bamwe babindushaho, experience mfite ntabwo ari nini cyane kuko imyaka maze mu rushako ntabwo ari nyinshi, ariko ngenda mpura n'abandi bantu banganiriza cyangwa se n'ibyo tugenda tubona. Murabizi neza rero yuko urugo ruhora mu makimbirane, ruhora mu ntambara, ruhora mu mirwano. Urwo rugo gutera imbere biragoye. Ati gute? Niba hari icyabashije kwinjira mu muryango cyose cyangwa ari n'umutungo mufite, ntimukabiryaniramo. Tuvuge wenda mufite business, muracuruza, ntimubashije gushyira hamwe ngo murebe uyu munsi twungutse, twakoreye, twagize gute. Umwe agaca ku ruhande agafata amaye, n'undi agaca ku ruhande agafata amaye. Ejo birangira n'ibyo mwari mufite mutari bubashe kurangura. Kubera iki? Kubera yuko mudashyira hamwe. Niba urugo ruhora mu matiku n'intonganya, umwe akaba nyamwigendaho, mukaba mutaganira, icyo biteza ni uko umugabo agenda, niba agiye agiye akatsinda amafaranga amwe, nawe mugore niba hari nayo wabashije kubona, nawe ukayajyana mu byawe. Ubwo niba bimwe bigiye hari rya terambere ry'urugo ntabwo riba rishobora kuboneka, kubera yuko umwe akurura yishyira n'undi agakurura yishyira. Ikindi kintu rero, ntabwo abantu badashobora kwicara ngo baganire ku kintu bagihurize hamwe, abana nta burere bashobora kuzabona. Kuko niba mu rugo mwaraye murwana, intambara zaraye zibaye, ba bana burya ntabwo baba basinziriye. Ni nako nagira ngo mbonereho mbabwire, wa mudamu we cyangwa se wa mupapa we, ntabwo ari byiza yuko intambara zanyu zizamo abana. Niba mufitanye n'ikibazo cyangwa mwagiranye amakimbirane, akaba ari ikintu mwumva mushobora kuganiraho, nta mpamvu yo kugira ngo mujye kwigarura cyangwa mujye kukiganiraho ari uko byamaze kuba induru ku musozi. Abaturanyi babyumvise, umukozi yabyumvise, abana banyu babyumvise. Biriya bintu abashakashatsi bagaragaje ko byafekita cyane ku mitekerereze y'abana, bikabasubiza n'inyuma mu bwenge, kubera yuko icyo bahora batekereza ni za ntonganya. Ntago waba uri umugabo ngo ube wakubise umugore umwana areba. Abana bakunda ba mama wabo buriya cyane, ukabona niyo umubyeyi aba ari mu makosa, umwana we ntabwo aba abizi. Ariko uko umukubise, uko ugize gute, umwana ntabwo aba afite ubushobozi bwo guhita agusubiza cyangwa ngo amurwanirire,
ariko intambara zihora mu mutwe we, avunika no kuruta uko mwebwe muvunika. Wa mwana ntabwo ari bujye ku ishuri ngo ibyo bamwigishije abyumve, wa mwana ntabwo ari bujye mbese ni nko kugira gute se, umutima we wasigaye mu rugo n'ibitekerezo bye byose biri mu rugo. Ako kantu nagira ngo nkababwireho, niba mwagiranye ikibazo nimujye mu cyumba cyanyu muganiriremo mubikemure, cyane ko hari n'igihe hari n'ukuntu mujyayo mufitanye amakimbirane hahiye umuriro watse, ariko mwagira imbaraga cyangwa mwagira agatekerezo ko kujya muri kiriya cyumba mukagenda mukabicoca mukiyunga neza, mukaryama mugasohokayo mwiyunze, byarangiye mutihaye rubanda nta n'induru ihabaye. Hariya hantu naho kwiyongerayo bijya biba sawa, ubwo ababyumva barabyumva. Muri abantu bakuru, iki kiganiro ubundi nakigeneye abantu bakuru, kandi ubwira umuntu wumva ntabwo avunika. Hariya hantu mujye mugerageza mu gihe mubona yuko umuriro watse, intonganya zabaye nyinshi, hariya hantu barahiyungira bikaza kugenda neza kandi biranaryoha. Ubwo rero icyo nashakaga kuvuga rata, nashakaga kubabwira yuko nta mpamvu yo kwiha rubanda mu gihe byacitse. Buriya umugore n'umugabo ni abantu sinzi, kandi mwige no kuba inshuti hagati yanyu, umugore n'umugabo. Ubundi ikintu kiba cyiza ni uko muba inshuti hagati yanyu. Buriya iyo umuntu ari inshuti yawe hari ikintu utakora. Iyo umuntu ari inshuti yawe umubikira ibanga, urumva. Iyo umuntu ari inshuti yawe ntabwo urya ngo umucure, iyo umuntu ari inshuti yawe ntabwo umugambanira, inshuti yawe urayumva. Iyo inshuti yawe igukosereje uyibabarira itiriwe igusaba n'imbabazi, na mbere y'aho gusaba imbabazi uba wamubajije kumubabarira mu mutima. Mwige kuba inshuti z'abapatena banyu cyangwa se abo mwashakanye, sibyo? Rero icyo nari ndimo mvuga, navugaga yuko kwiyungira mu cyumba cyangwa se kwiyungira aho abana batareba bibafasha ku mitekerereze yabo, ntibigume kubagiraho ingaruka. Rero indi ngaruka nashakaga kubabwira y'amakimbirane yo mu ngo adashira, agira ingaruka mbi ku muryango. Habamo ubukene, iyo ni ingaruka ya mbere. Habaho gutorongera kw'abana, ugasanga mu rugo nta kintu umuryango ubuze, ni rwa rugo rwifashije mu bigaragara nyine twe tureba nk'abantu, ugasanga ni wa muryango utabuze icyo kugaburira abana, utabuze minerivare y'ishuri, ariko ugasanga kubera za ntonganya n'imirwano ihoraho, ingaruka zageze ku bana gute? Ugasanga abana bavukiye mu miryango yifashije bagiye kuba mayibobo mu muhanda. Bariya abana bose mubona muri Nyabugogo, mu biraro na hehe hose, buriya bariya abana ntabwo ari uko badafite imiryango, abenshi bafite n'imiryango yifashije, ababyeyi babo bafite uko babayeho, ariko kubera za ntambara zihoraho za buri munsi, umwana aricara akabireba akabona ubwenge bwe ntabwo bubasha kubyakira, akavuga wenda reka mve muri uyu muryango ngende njye ndara mu kiraro ariko ntabonye papa akubita mama, njye mu kiraro ariko ntabonye mama bamusohora ijoro agenda, njye mu kiraro ariko ntabonye ibitutsi biba hagati y'ababyeyi kandi ari bo bakuru twakarebeyeho. Umwana akagenda akajya kwiyahuza ibiyobyabwenge, umwana agahitamo kujya kwambura, kuko niba yagiye mu muhanda nyine bisobanuye yuko mu gushaka ibyo kurya azareba umuntu amushikuze telefone, azareba umuntu agira ate, nibyo birangira abana bacu babaye abajura, nibyo birangira abana bacu babatwaye mu nzererezi bakajya kubafunga, kandi wowe mubyeyi ni wowe ufite uruhare runini rwo kumenya bwa buzima bwa wa mwana. Rero wenda ntago nzi mu muryango iwawe uko bimeze, ntabwo nzi ibibazo bihari uko bimeze, ariko tuzi yuko nta kidakemuka iyo abantu bashyize hamwe bakanaganira ibintu byose, cyangwa ntabwo ari njye wavuze ngo ukuri gushirira mu biganiro, mwese icyo ngicyo murakizi. Umuryango wawe ntabwo nzi uko umeze, ariko mujye mwicara muganire mushyire hamwe kugira ngo twirinde za ngaruka mbi ziza zikatugerera ku bana.
Babyeyi, niba ababyeyi bacu baratureze tugakura bakaturinda izo ntambara, ugakurira mu rugo, ariko mujye mureka tunige. Hari ukuntu ukurira mu rugo, ntabwo nzi umuryango wakuriyemo pe, ariko njyewe nkanjye nkuhaye urugero, sinigeze mbona aho papa wanjye abwira mama nabi, cyangwa se ngo mbone aho mama wanjye abwira papa nabi. Ntibisobanuye yuko rero izo ntambara wenda batazigiraga, ariko nta na rimwe twigeze tubona batonganira hanze, cyangwa ngo wumve no mu cyumba ngo intambara zabaye. Ntiwamenya uko babigenzaga, ariko ntabwo, nta bantu babaho ngo bihore bimeze gutya, ubwo buzima ntabubaho. Intambara n'intonganya ntibibura mu muryango, ariko icyo nashakaga kukubwira ni uko ababyeyi bishoboka yuko banyura mu bibazo byabo, abana ntibabizemo, ntibanabimenye. Sitwigeze twumva na rimwe induru ngo umwe akubise undi, ngo cyangwa ngo baratongana ngo byagenze gutya na gutya, kandi ntabwo ari uko bitabayeho, ariko bagiraga wenda aho bajya kuganirira. Nawe birashoboka rero yuko aho ngaho mu rugo, hari n'ukuntu abadamu tugira, waba ufite umujinya ukumva ko uramarwa no kuvuga, ukumva uri buvuge paka uruhutse. Hari n'ukuntu abantu bavugana, muba mwagiranye n'ikibazo, ukabwira umutware wawe cyangwa se umudamu wawe ati duhurire aha n'aha, si ngombwa kujya ahantu hadanje, ariko no kuri botike cyangwa ku kabari aho muturanye, hari ahantu hahari wagenda ukicara, cyangwa se mureke kujya muri karitsiye hatagira n'ubumva muziranye, mukagenda mukajya no kure yo mu rugo, mukicara, ukagura fanta niyo yaba imwe cyangwa amazi, mukaganira, mukavuga ku byanyu. Wa mugore we, ndabizi yuko abagore tuba dushaka kuvuga n'akari murore, ukavuga, ukamubwira, ukamutonganya, ukagira gute, warangiza ukamusaba imbabazi, ukumva uruhutse, mugasubira mu rugo n'imbeba yo mu nzu ntimenye yuko mwarakaranyije. Ibyo bintu byo kuvuga, umugore anyuzaho yabyimbye angana ate, umugabo anyuzaho yabaye nk'intare yakutse. Ese abo bana muri guhitaho n'umujinya n'iki? Muzi ko nabo ari byo muri kubatoza? Ese uwo mukozi ukubona we, ugira ngo si we agasuzuguro kose gaturuka? Umukozi wumva nyirabuja haraye bamuhondagura, mu gitondo wamubwira ati ngira ku muhanda unzanira iki? Kubona yuko nyine nawe n'ubundi uri uwo gukubitwa, nta kindi kigukwiye, nta cyo kuvuga nyine ufite no muri uwo muryango. Tujye twubaha rero, tunubaha abantu bacu. Ingaruka navugaga rero igera ku bana bacu bakaba abasinzi bakagira gute, nayo ni nk'ingaruka ya kabiri. Ikindi kintu, biteza ubukene n'umwiryane udashira, kandi ahantu hari ubukene murabizi ko nta mahoro ashobora kuhaboneka. Urugo rutarimo ikintu ruhora mu ntonganya, kandi akenshi izo ntonganya zihoraho ziba zakuruwe na bwa bukene. Ubukene nabwo bwatewe n'amatiku. Tugerageze dushyire hamwe, tuganire, tujye tungurana ibitekerezo, tugire gute. Ntabwo umuntu umwe yaba hariya ngo yigire inama akora ibyo ashaka, undi anyure hariya yigire inama akora ibyo ashaka. Ntabwo bishoboka, kandi muri umugore n'umugabo bisobanuye gushyira hamwe. Niba umwe ari umugore undi ari umugabo, hari abagabo babyuka ukajya kumva araje akakubwira ngo muzambwira muri komenti, uriya wenda hari abo ndi kuvugira, cyangwa se ibyo ndi kuvuga hari abo biri gukora. Ukajya kubona umugabo aratashye ati aha n'aha navuye kuhagura, ni urugero. Ntuzi ngo amafaranga yari ayafite, ntuzi ngo ni ideni yafashe, ntuzi ngo yagize gute, cyangwa se ukazajya kumva ati, ukabona umuntu yabyutse yarakaye, se bimeze bite? Ati ubu ngubu, ati abafundi, ati ku kibanza, ati ibikoresho babinyereje, kandi mu by'ukuri ntabwo wari uzi yuko n'icyo kibanza gihari, ntabwo wari uzi ko n'uko kubaka guhari. Mwagiye muganira, mugashyira hamwe ko kuganira ari wo musingi wa byose, ko bitanga icyizere mu muryango, bigatuma hatabaho ibintu by'amanyanga n'ibiki byose, ngo umuntu ajya avuga ati n'ubundi uyu muntu ibyo abikora atambwiye, n'ubundi uyu muntu simenye ibyaho bijya, ubundi uyu muntu gutya na gutya. Ubwo nawe wagira icyo ubona ugasanga ukinyujije mu buryo butari bwo. Kubera iki? Kubera kwa kutizerana.
mwubake ubucuti hagati yanyu nk'abashakanye, kandi mwite ku bana banyu mwa babyeyi mwe. Rero ni uko nguko navugaga, umugabo ashobora kugenda akagura ahantu, akagenda kubaka ibikorwa runaka atakubwiye, ugasanga akenshi n'iza nduru n'uburangare abadamu natwe tujya tugira, no guhora uvugira hejuru, no kuba umuntu atakubwira ngo ucishe make umwumve, no kuba ataguha igitekerezo ngo ugishyigikire, nayo iri mu ngaruka ya makimbirane no kutumva. Ikindi ugakubitwa rimwe kabiri gatatu, ntubashe guca bugufi ngo ubwire neza umuntu. Buriya umuntu nakubwira ukamwihorera ntabwo azarenzaho ngo atere hejuru cyangwa se abe yamanika n'ukuboko agukubite. Twisubireho, tugire guca bugufi no kumva no kumvira, bizadufasha kubaka umuryango wacu neza. Rero ikiganiro cyacu ni icy'akagaruka, uyu munsi nsoreje hano, ariko mfite byinshi byo kubabwira no kubasangiza. Nizere yuko niba uri mushyashya wibutse gukora subscribe, ukore ku nzogera, ikiganiro ujye ukibona uri uwa mbere, mukore kuri like, mumpe comment, mumbwire ikintu tuzavugaho ubutaha. Nshuti zanjye, ndahari ku bwanyu, kandi mbonereho mbashimire urukundo mukomeje kungaragariza. Ibiganiro byanjye mwarabirebye, mushyiraho amakomenti ndayabona, mukomereze aho rwose, turi kumwe. Nakagaruka. Ciao ciao.